na Minister wa Sport yari muri Senegal kuko bo bazakira Youth Olympic Games kugira ngo abahe tips ibyo bashobora kugenderaho kugira ngo bakire irushanwa mpuzamahanga kandi rigende neza. Kuba experience ko u Rwanda rwakiriye Championnat du Monde. Yego. Ubwo ni muri urwo rwego rero Assemblée Générale ya CACO iba buri mwaka kandi ubwo muri gihugu kinyamuryango cyohereza bajya kugihagararira. Ubwo abatarabonye Samson muri Race to Remember ya Rusizi niyo mpamvu ari muri Côte d'Ivoire. Agenda babwira uko byari bimeze experience yakuyemo. Ariko mukanamenya ko mu kwa gatanu harimo amatora ya Ferwasi. Uyihuse kandi. Abazani bari bayoboye inzibacyuho nuko komite ya Murenzi itarangije. Barihuse cyane abangabo. Barihuse niko irangiye vuba. Mu kwa gatanu harimo amatora. Arahaguma se? No gutegereza. Umuntu azategereza yumva uko bimeze. Ariko buryo umuntu ushaka kongera kwiyamamaza aba yaratangiye kugenda byerekana gake gake. Kandi mu bigaragara Samson nta bimenyetso. Buryo umuntu ushaka kwiyamamaza ubu bibona nyine gake gake tumwe na tumwe bagenda kora. Ari wese uherutseyo nta gacuka k'imvura kwizagwa wabonyeyo. Urumva umuntu ababaza akora arabubwira bati nubundi Samusa ajyaho yaratunguranye. Yego. Tiyashobora kongera kubaho gutungurwa. Aida abantu bakabona asubiyemo cyangwa se ukabona haje undi. Gusa mu banyamuryango cyizere ntacyo bamufitiye. Yampaye nka. Abo muganira nta cyizere bakwereka. Aragaritswe. Mu banyamuryango bo rwose babwira ati oya. Ariko ubwo mu bantu numvise muri komite bashobora kuba bagifite ibikizere barimo Vice President Liliane. Ubwo se ubundi singira ngo niwe gusa. Niwe muntu bawumva bahumeka baba bati at least bamunuganuga. Ubwo kabaye rero. Kandi bajyanye. Ubwo kabaye. None ko bajyanye. Ubwo ntibiza kuba rero biri mu ntoki z'abanyamuryango. Abantu barabirinduwe birakomeye. Ubwo kabaye. Nuko gahunda imeze. Muri uku kwa gatanu rwose ndumva ari no mu matariki ya mbere yako. Ejo ntari inteko rusange? Inteko rusange ndumva ari bwabyemeje ejo bundi ko amatora mu kwa gatanu. Bone bundi iyo abanyamuryango nta kizere bagufitiye. Ushatse wakwibwiriza. Shereka. Ari nk'ahandi tujya tukabona za Yesu nizo zizamuwe bakijujuta nyuma yazo. Byapanzwe. Mu matora yo mu Rwanda. Muri siporo yacu. Muri siporo yacu. Robbing iza mbere y'abanyamuryango bashaka. None urashobora gusanga uwo munyamuryango utabishaka ari nk'umwe. Ariko ugasanga afite ijambo. Ugasanga no gusanga ari umwe ariko afite kivugira nyine. None ugira ngo ngo siwe byose. Muri ayo sigaye n'ubundi bagiharira. Bamwe bati ari komite. Barababeshyanya. Ariko barashukana. Barabeshyanya umuntu ugenda mu Kigali. Aruko kurikiye abandi. Yampaye nka da. Umuntu baratanze. Hari ukuntu abantu bicaje nk'ahantu bagatangira bakabiganiraho. Batangiye kubiganiraho rero ukagira ngo muri kumwe. Ariko ubundi ibyo bintu. Ariko hari umuntu uri inyuma gato. Ibyo bintu byari byabaye muri Kiyovu. Naho babagatira katati twese David rino uzamujya inyuma. Byarangiye. Baramuyoboka. Bose ntibayobotse. Ati umuntu yiyoborera kuri telefone gwiki gorakarakara guzi guyo kipe ngurumva ngo yagira ubuzima gute. Ariko muri Kiyovu. None ntarimo arasinyira amadolari. Barabanje bafata baba n'ingore bamuze babaraza. Bandi bari ku gacyayi. Bicariye ku baraza hariya bavuga ngo Kiyovu yacu ubwo nawe barabanza bavuga ngo watanze angahe. Winjiza angahe usibye kuvuga. Abo baracitse none ubwo batishyira hasi. Erega ngira ngo niriya nteko rusange bari bashyizeho 200. Bashaka gucimaka kugira bavuge bati umuntu udafite ubushobozi bwo gutanga 200 niwemera no kuvuga ko Kiyovu mu buryo bumwe cyangwa ubu. Yabifugiye aho. Ndamwemeye cyane. Ngenda mwemeye.
iriya yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo ubwo ubu udashaka umwigize. iyo ni indi speech iremereye muri uyu mupira nyuma y'iyo Jabel igeze gukora 2020 ya Jabel se ariko rero aba nabo baba bafite udu speech twa danje akosha Ahmed we ugiye kwandika koti warambirwa ubera nakubwira ikintu ukavuga uti rwose abo rero bamuze babaraza baragiye ubu cyuvi ku murongo uratanga iki kugira ngo uvuge ufite iki uragenda ukavuga ngo twatsinze ikipe yacu ngo iyobowe n'umuntu ngo utari washoye angahe urabivuga nkande wiyicariye ari muri ngwa TV ntiwaje no kuri stade ngo nayire wishyura ibyo bibiri ariko ntabwo abafana nk'abo ngabo ujye bora hirya no hino ku isi hari abantu baba bifitiye amagambo menshi cyangwa bavuga bataranagira naho nizo babafana bo mu Rwanda batuka riteta bakora iki wenda hari aho ni kure hari ushobora kutageza igitekerezo ariko bimbuye muri association nasigira igitekerezo si kidagera gute kuri social media za Arsenal wanditse tukana n'ibintu gusa baba kwandikira bose niko basubiza mwereka ibitutsi by'umuntu bahora babahibye buri munsi ariko ubu nka Annelise yarebye match ya Man U ejo yarari trophy uba kubwiye ibya OT waceceka akakubwira Man U buryo ikina nabi bavuga uti ibi ni umufana ntabyo yabonye tutabonye nyine turusha nuko yagezeyo yahageze wowe n'umufana nyine wageze ku gikorwa ubwo mbese natwe duceceke dutega inda bakubite nuko ngo yagezeyo ugaruye amagambo ya Haji Kanyabugabo rero ku ngoma ya Jean Fidel yavuze ngo mujye ntabwo ndirambarara abo bakubite ati igihe ikipe rwose kugira ngo insaze ndavamo oya hano rero yaduhagarariye neza cyane urumva rero Kiyovu yabikoze neza ibakuramo ubwo urumva rero n'aha mu magare tutegeze turebe umuvandimwe niba bazamusubizamo niba ari burusyeho nshatse amusoma ntabyo ashaka wagira ngo kutabishaka arashobora kumubwira ati wari uwiyimanda nirangira ntuzigire uzamura akabona wigendere n'ibyo ntabyo ashaka ibaruwa nigeze kubona niyora y'ibiki rwose turayihande noneho ngo ntabwo yaba uruyobora ariko hari abantu bomba bavuga ko bakumbuye bayingana Aimable mu magare se yagarutse ntahari garura nyine hano umurima hari ibihano yari yahawe n'ibyarangiye ntabyo amba byararangiye yahawe ibihe bihano se yakoze icyundi yakoze ntiyagiye muri ya nkubiri yo kujyana umuntu hanze utari muri ntuzi utari muri delegasiyo abagabo bazira byinshi ariko hari n'umuntu ngo wakoreye kaminuza y'u Rwanda ahimba buruse na visa ntawe ntuyo nkuru na visa ayiha umugore wari yambukira ubwo uraje uvuga ngo abantu ngo byarangiye bagize bate bo bagiye kuri blacklist none aha nese nibyabaye dashwe bigeze ngo aratinyuka numva aragiye ukoresha ububasha ufite uga iyo ugiye kurahira bavuga ngo sinza koresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ugakorera mu nyungu zawe bwite rwose ubwo ndumva ari ibyo mu magare. Hanyuma ikindi umuntu yavuga wenda mbere yuko tujya ku mugabane w'Uburayi nabonye ku munsi w'ejo Kairo mu Misiri abene barimo kumwibutsa inkuru aba yaribagiwe cyangwa undi bani kumugarura mu bihe ariko hari babikomereye ni uburyo ubyibuka dore muravuze ngo reka ibyavuba biribagirana aho yari utuntu tuba tutagomba kwibagirwa ariko n'ubundi urumva impamvu byibutse ni situwasiyo zijya gusa n'ubundi zo mu magare zo kurengera famiye zijya gusa ari njyewe nta famiye mfite uzayitanga oya nzayigira none se reka ntabwo ngubu natanga igitekerezo reka nkubaze ishusho ikeneye umuntu ukoresha social media ukaba ufite petit frere wawe ubizi nyine oke wowe umwaminiye tutitaye wenda ku bushobozi afite uko bungana n'ishusho nyemera n'ishusho yemera akaba ufite n'urutonde runini rw'abandi bantu bapurayinze ari wowe ufite ijambo rya nyuma petit frere wamuha akazi cyangwa wavuga ngo wapi nta kandi kazi yari afite se ntabwo nakamuha
ntabwo nakamuha ngewe nakamuha nkava kwijya kurishyira ku rwamo oya ariko abantu kankubwire nkawe baba basigaye rero baba ari bake oya kankubwire hari ibintu bibiri sibyo ngewe buriya ubushobozi bw'umuntu mbwemera kuruta ibindi byose gusa atari ahantu undi namurangira nkanamusapotinga ariko n'igitangazamakuru erega wowe waba umwaminiya n'ubundi nk'uko Peter yavuze umwizera ko mwemera nyine wowe byaterwa nanone okay ari igihe namubwira ngwino dukore ariko probability nini nuko ntamurangira 5% sinamurangira kandi nawe musobanurira akabyumva sigaranye umutima nk'uwo kubera ko ukamubwire Peter hashaka kuzaba ikintu cy'umwaka tukajyana twese tukavuga umugabera abashomeri cyane kandi we n'umwe yari bube hari agafasha uwundi koko amavuta y'umugabo aramuraye kumubirira ubu ngubu hari ibintu utanshyiramo ngo nemere ahubwo mva none ngo umuntu yapejo kuko ngo bucya bucyana ayandi iby'ejo ntabwo ubizi iby'ejo ntabyo mba iyo bukeye bucyana ayandi umunyarwanda niko yise umwana abyuka ibintu bigahinduka ngo bucyana ayandi ngewe sinzi buriya hari ibyemezo bimwe na bimwe njya numva nafata simbihurizeho n'abantu cyane cyane ibirimo ikintu kijyanye na famiye yanjye none se ngiye ko nkubaze nk'urugero rworoshye Peter mu gihe cyose tumaranye tuziranye urabona umuntu muri famiye yanjye na postinze bitekerezeho wa mujene ugeze ku posting turi kumwe yego rimwe mu buzima niyo nshuro ndayizi ariko hashaka ko shize nk'imyaka nk'itanu wenda ariko nuba ngo impamvu mbikubwiye ni iki hari ibyemezo nashobora kuba nafataga nk'umwaka ushize umunsi ntafata ariko hashobora kuba hashize imyaka 5 nta muntu muri famille ngiye posting okay nuwagize anniversaire reka uzacunge neza imyaka 5 ushobora kuba ushize nta muntu ndaposting ngo mu rugo byubaho kubera bo byubaberaho reka live for them hari ikintu gihari urabona nka Piero ngiye mufite ntabwo namuposting wapi nyina niwe wamuposting ariko nabagishije inama nabwo mwihorera okay ariko ngiye personal ibintu bya muri bya biri family y'ukuntu ntabwo njya biposting okay urumva rero muhaye akazi se koko njya nakora namushakira akazi ahandi abaho nkora murwanaho mu bundi buryo ni nk'uko nawe mba mbona ukuntu ndwanaho ngo dukore hamwe tuvukana abantu numva ari ibibazo wabona ugiye kubateza ibyago ahubwo nakwihiye cyo koze kamubwira yihigiye akaza mu ishusho akahagera aho nta ribi yihigiye akahagera nta ngorane nta mutima mubi ariko njye sinamuhigira aho nkora bose babikora ntabikora nawe Jimmy ntabikora rwose simbeshye umushomeri nta kazi afite simbabeshye namuhigira rwose aho ugira ngo azajya ampamagara abwira ati nta kintu mpa kibiri ni hano hari ahantu waroba ifi rwose y'ikiyaga ngwino nawe wirwaneho yewe njye ntabwo mubeshye nkakora n'ibishoboka byose yaba ari inama nkajya nyimuha ahubwo namushakira amafaranga menshi akagira uko yimera famille ziteranye abantu wa muntu ubu se wowe waba ufite akazi hano ukazana umugore wawe cyangwa kopine wawe mu kazi yabishoboye ari ibi kiyungura umuryango ntajya nta kibazo bose ntabwo nakuzana cyangwa se nanjye tuzagurukana n'umubosi yicaye aho ngaho n'akazi keretse kamunaniye nanjye dukora amasaha atandukanye nkora nka nijoro ukora ku manywa duva kuba dukorana ubu se muri gurupe iyo wanditsemo nijoro mu gitondo ntubyuka bisangamo ubu se manuka bakumanuka kabisa hari teri mutima ngo baguheramo amaboko nyine baguha ibyawe akabisoma akananirwa kubisoma ntacyo akabisoma nese ntabwo ari sosiyete tubana oya kubisoma adahari ntaribi ariko baze mubana nk'ubu ngubu ugasanga bose aramanutse kuko nkawe utegura akazajya bamubwira ngo ikigabo cyawe kigira ubugoryi ariko ibaze sibyo uri umugabo ufite umugore sibyo mesaje ikugezeho ya mbere kugira ngo umuntu mwashakanye baramubwira ngo ugira ubwenge bite bakumva ibyo ngibyo ni mu kazi ariko iyo ageze mu rugo aba ari umupapa none se iyo ageze mu rugo aba yabyibagiwe ntabwo agufata nk'utagira ubwenge ariko yumva ko hari abantu bagusuzugura kandi tuzi ko umugabo hari umuntu ugize kwandika akantu ngo kandi sha ngo uwo mupapa ngo mwubaha ngo ugere iwanyu mukabona ni intare
hari akana k'agakobwa ngo kamwandikira ukamubwira kati wagisaza wimpa amafaranga yanjye ivana ubugoryi aho ngaho cyangwa bakubwira ngo ibyo byose ngo wigirisha ngo urabona ngo ni umuntu w'umukapo ngo ni umuhatari ngo hari umuntu ahora asaba amahirwe ya nyuma nibaza umwana w'imyaka 19 gusa amahirwe ya nyuma kandi wowe mu rugo agerayo akababwira ati bite byanyu arahagera tusemwa ubwiza ukuri iyi si ni hatari hanyuma ubwo ni mu magare twari turi tuzareba wa mugani muri ukwezi kwa gatanu niba ayo matora azaba ndumva ashaka kuzitabiriye asambure izaberamo amatora rwose naho kuranya ngo yagarutse azizi basane kuranya message hano tanze ubutumwa kuko kuri derivaze aza kuba ari tayari azizi basane kuranya azaba hari amajoro ya Kigali aramurekuye ako hiti ibintu yavuze birakomeye ishize ariko nibyo ese ibyo waje kwandika waje gusanga bakubwira ngo nibyo ibi ngo hiti imana ko yavuze ngo ibi n'ibi abakunzi barabyemeje hariya niyo byanditse ni wowe kikana byanditse ko warabyivugishije urubyirukarata ntabwo nabishyize aravuze ngo hiti imana yaravuze ngo abakinnyi b'abanyamahanga ariko narabyanditse nasanze milititide y'abantu bemeza ko ngo ari byo umubare munini abanyamakuru bemeza bamwe barabyemera abandi bakabihakana wansanga ndi kwiba utakora aho hantu ukaba utari umuriro wowe abantu bose bagenda ijoro baba bari kwiba bamwe niba bari mu kazi ntabwo njye nta hantu narinjiye kunywa fanta oyi nta kibazo kunywa inzoga kuba uri mu kabari tuvuze ngo umuntu bari mu kabari njye nshobora kuba narinjiye kuhugama none se ko unsanze inshuro imwe unsanze inshuro 8 cyangwa kandi nk'abantu bakijijwe rero kamubwire ntimukajye muca imanza ni ukuri akana umuntu wambwiye ngo hari akazi ngo abantu batakora bakijijwe leta ihagaze amakuru rimwe buriya se hari hamwe njye namugarukira uba uhura n'ibigucumuza byinshi oye gucumura ngo urugero rworoshye urugero rworoshye wowe sibyo nguhaye amafaranga yampere Rabin FC umutoza wayo ntabwo yamujyanira ntabwo ati ndashaka ko nyihera amanota ntabwo wayajyana yaguhaye yaterwa na prize irimo ubu nguhaye 500 impere Jimmy tayari yamaze kubyemera nakubwira nyamwihe nari kuva nyine byaterwa n'inyungu mfitemo noneho rero nzi ko Jimmy ari umuntu wawe mwavukiye hamwe mwakuranye ariko ari umutoza kongeraho byoroshye ariko ngo ati Jimmy ariko murahura ari mugoroba ko nzi ko munyamuhora ati umumere amafaranga ndashaka ko azamfasha ku kagamaca kanaka ntabwo yajyana nyine byaterwa n'icyo ndi bugungukiramo njye nibyo gusa ngiye nkubwiye yamumpere nakubwira n'impamvu uti ntabwo najyana ntabwo yajyana wowe uri hano rero ntabwo ujya umenya mace rezilita ziri buvemo itarakinwa muri kariyeri yawe nta nemwe uzi yego warabiripotinze kuri radiyo none se ko ari ariko se kutajya kuburana wowe turi kuganira ikibazo hari izo mbazi babwimbwiye ntibigende uko ntabwo rero nahita mbifata habuze nimwe bihura hari izo bihura none se uje kuri radiyo uravuga ngo iyi match yabaye fixed ntuzi ukabwatsi muze kwitabira match mugire ngo arahanditse ku bya Kayizari mu Kayizari n'iby'Imana mu inyungu z'iki ako kazi rero uko dukora gusa nyine akari kantu katurengera Imana bafite mu gihe abanyabwenge naho buri ubwenge yakujugunye niyo mpamvu rero nkubwira nti hari akazi umuntu ugiye gukora ubukristo rimwe na rimwe gakira pembeni kagorana kubetinga si icyaha abantu z'abakristo babetinga kubetinga kuri wowe imikino aya twikomereza ikiganiro byita kugerageza amahirwe umunadeperi wagiriye rero niba ari ibyo ubwo n'abasirikari akazi kabo baba bagakoreramo ibyaha kuko bamwohereza ku rugamba kurwana n'abanzi umwanzi we kumurwanya ntabwo ari icyaha ubwo tukashaka ngo no kubetinga ushaka ayo kayakawuga nta cyaha kirimo ariko uzirezire tugashyiraho amafaranga nta cyaha ukoze ko ni ibintu uzi nyine n'amafaranga reka twigire muri nabonye kafu ibiciro
uyu mwaka no ibi bihembo uyu mwaka nibwo bishobora bizatangira ku makipe azatwara ibikombe ku bwa Afurika ntibikora ariko ko kafu n'uyu munsi tukireba tukayibazaho. nabonye kasi yasabye ntuza ibisobanuro ni Maroc isaba Maroc Senegal cyangwa Senegal basabye ntuza muri Maroc kujya kwisobanura tanga ubwiregure bitewe tariki ya 7 Gicurasi. iki shingira ivuga ko Senegal ishingira kuki ivuga ko igikombe ari icyayo. urumva ko na n'ubu turacyategereje kureba ngewe ubusere bwa Motsepe narahise mbubura hariya yaragajijwe no kuri kw'Imana hari umuntu twari kumwe arambwira ati reka mbabwize ukuri ubu umutoza wo mu gihugu cy'Ubwongereza umutoza wo mu gihugu cy'Ubwongereza uzongera kuvuga ko igikombe cya Afurika kidakomeye muzamutera amabuye namwe ubwanyu Motsepe baramuteguye nakagikomeje ari mumufate iya mbere yo kukisenya. Motsepe baramuteguye hariya hano hose warumiwe ni gute kari dukuri bane waza bitangaza akina na Yasine Bunu muri Al-Hilal muri Hilal muri Saudi Arabia. Tinagiye kumva numva ngo Yasine Bunu wangeza ari kumbwira ati you are no longer African champion. Ati se bigenze bite igikombe bagitanga byihorera uraza kubibona atigiye kubona mbona barabitangaje ko na kafi itangazo yamubwiye mbere ati ubwo yarabimbwiye cyangwa cyo twaraganiriye turabiseka tugera turavuga ati ubwo wenda unoneho dufite ba African champions babiri mu ikipe umwe byemera n'undi utabyemera. ubwo rero CAF Champions League ni miliyoni 6 z'amadolari murabyibuka ko zavuye kuri enye mu gihe Confederation Cup bunenye zivuye kuri 6 z'amadolari mu 2.5 turebe miliyoni 6 z'amadolari shabatse kontragaraza mu bwo urega mu byuke mbara amafaranga y'abanyarwanda mu madolari ari ashaka zinga miliyoni 6 million USD cyatanu cy'abanyarwanda kugira ngo ubwonko bwanjye bumeneke kubera amafaranga si ibihembo rero ubwo hagati ya Mamelodi Sundowns ndetse na AS FAR ninde uzatwara aya mafaranga 90 ni miliyari 8 miliyoni 768 niyo 752. Okay urabyibuka miliyari 8 bisemo miliyari 8 kangarukira miliyari 8 miliyoni 700 kangarukira Motsepe azahemba ikipe ye aya mafaranga ntiyakubaka etaje Kigali miliyari 8 yakubaka mo okay none ubu kuki APR miliyoni 6 kuki APR miliyoni 6 z'amadolari kuki APR itagira iyo M ngo itware Cup Champions League iti kubita complex atari hari haruguru utayitwaye ugashya utayitwaye kitirabiramo muri round ya mbere ushobora guhindura ukagura abakinnyi ntari ariko utayitwaye urashya neza ubwo ko Paris Saint-Germain yageze kuri finale bwa mbere gashya ntiyasubiyeyo abonye ibyo ugereranya ariya baricara bakareba projet niyongeye gategura igasubira ikanagitwa none se nta muntu uzi bagonze bakamuha miliyoni 50 ntapfe yatapfuye bakamugonga bakamugira ayobora ubusembwa bw'ibintu nk'ibyo bitera ubumuga bw'igihe kirekire hari umuntu yagiye muhanda ngo nawe mugonge se yamu aya mafaranga agomba gutangira ejo bundi zaba ku itariki 15 match ibanza 15 z'ukwa gatanu Mamelodi Sundowns AS FAR Mamelodi muri South Africa muri Afrika y'Epfo nibo bazabanza kwakirira aragitwara se baho aragitwara inshuro ya kabiri reka amutegura baramutegura na Motsepe n'abakiri marke Abanyarigeria bamutse gusa arasabwa ku uzikina gutsinda match ya mbere uzikina basabwa gukora byibuze ikinyuranyo cy'ibitego bibiri kuri match ya mbere nibishaka be 4-2 akantu ka away goals ndabona zigiteje ibibazo muri Afrika ni nka na finale kinwaho manda we nayo ni ikibazo ngaho kandi none ni ukuri kose tangiye guteza ni ikibazo gikomeye cyane uziko CAF sorry tugiye mu misifurire irutwa na ntuza na TFF ngo mu misifurire ibi byo gupanga iyi mikino TFF irabarusha Simba na Yanga derby yabo izamagara abantu b'amahanga izazana abanyamahanga baze gusifura
finale nako uyu mukino nk'aba bafashe abasifuzi bo ku mugabane burahise none se uyu match ya weekend y'u Rwanda wayihanda iyi match y'i Kigali derby ya weekend umusifuzi mpuzamahanga w'umunyarwanda wese wa FIFA apana muri wese wowe wayihande wese abasifuzi batanu bayisifura Samuel bamushinja kwe njye nayiha Cucuri okay hari Cucuri hari Samu na abanyamahanga ntabwo twakemukiza mubona bayifata cyane ne babiri uyu mugabo wundi yitwa nde abandi bose bafite ubusembwa David se Kayitare oya n'umupapa nawe mukuru David yanayisubira David yanayibyimba ariko abandi ngo Abuduru ngo muri ndangabo Moise bro nawayiha Cucuri nkayiha Samu nkarekeraho hari wikunda Samuel Ishimwe Jean Claude Kagira Mukiza Jean Abdou Karim Rurisa Patience Rurisa niwe navuga Ishimwe Didi Mugabo Eric Patience niwe ngo nabo mu mpande bose barimo abo mu mpande ni ubwo hagati wayiha Rurisa cyangwa Cucuri niwe muntu utagira abavuga ngo baramwikanga ngo urumva ngo oya Cucuri abo bose Cucuri abarusha kuba ntawe umuntu ushobora kumutera imijugujugu nta bibazo aba yifite uzanyibutse mu minsi iza ibintu by'igikombe cya Afurika muri volleyball bigiye ku ruhande hari umuntu dufitanye randevu witwa Cucuri kuzaganira okay zamena umuti siko Cucuri ari we musifuzi wa mbere waguze ziriya communication zo yatanze Abdul se Abdul ni wa mbere Abdul yazanye kiti esheshatu yazanye akazatiza n'abantu ejo akazajya kodesha ejo undi nibwo namenye ko buri ari n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda inde Abdul Cucuri akora mu ibaye Rurisa uriya Cucuri ni business yize amafaranga muri segonderi wasanga mwarize hamwe rwose twize hamwe abize ku bigo bingahe twize aho ya ni ikigo kimwe twize noneho agasirino ka Abdul ngo bamwita Sekebe muri kaminuza Sekebe wagira se ngo nka abbreviation y'ikintu isomo ukuntu ngo yitwa Sekebe Sekebe so nibyo hanyuma ku munsi w'ejo nabwo hazaba tombora yo gushaka itike yo kuzakina imikino izabera muri Amerika nabonye amakipe 35 agomba kwitabira iri jonjora ku munsi w'ejo rwo bazatuma u Rwanda rugiye kujonjora Rwanda rugiye kujonjora rurimo se amajonjora ya Olympique narwo ruba rurimo rurimo harimo Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Centrafrique si ibihugu byose binyamuryango bya kafuse 52 oya ni 35 35 yego u Rwanda Senegal Seychelles South Africa South Sudan Tanzania Uganda byose birimo Burundi ko ntamubona ubwo murega nyine Kongo sirimo Kongo Kinshasa irimo rwose Kenya irimo na Djibouti yuko amakipe azahora muri round ya mbere ijonjora ritangira ejo bundi mu yihe mikino se Olympic Games qualifiers nyine Olympic Games qualifiers mu iki mu bagore nagize ni bagabo okay gusigana ejo nibwo tombora izaba hariya i Cairo mu Misiri Misiri nayo ibiryamye ahantu hose birambirije niko bimeze Misiri bameze nk'Ubusuwisi akantu kose kabaye muri Afurika Misiri ntijye yiburira ariko hari n'akandi kantu namenye ejo bundi wari igihugu kitagira igisirikare Ubusuwisi abene igihugu Ubusuwisi ni bangahe se ahubwo ese watera ahantu hari banki y'isi ibihugu byose bihareba ntago hagize ntushobora kuhatera ariko rero wowe muravuga ngo ahantu hari banki y'isi abantu bakagira ngo ntibabitse amafaranga mbese ntibabitse amafaranga ariko ariya batera kashe kuba ihari gusa hari umuntu ukubita kashe ahantu kuri sheke sheke waharinda
ariko njyemba numva yego wenda birakaze nibyo ariko sinzi mba nta igihugu utabona umusirikare imana n'ibintu bya dani oya ntago ari uko utaba badafite umusirikare ahubwo nta musirikare w'igihugu bagira naho izo banki zo ziba zirindwa n'abandi batandukanye bo hirya no hino ntago abantu z'igihugu igihugu cyabo uri umusirikare gifite miliyoni 9 zifite miliyoni 9 nizo turabarushaho bake twebwe wasanga tugeze muri za Kenza aka kanya umwaka umwe statistique iravuga ko ari 10 na zingahe hehe muhe mwaka 2024 ejo bundi nabonye hajya ngo hapfuye abantu 30,000 ngo havuka 300 ngo hapfuye kimwe cya 10 nyine cy'abavuka ubu ziri muri 14 oya hano ndabona kuri internet avuga ngo aza muri 2026 mu kwa kane bigaragara ko ari 14.8 200 se babura hari no baba barakoze intuza baragiye baratembereye mu 200 ntabwo ari benshi bane 14 y'abamuntu yampaye nawe kandi ubwo bwari ubushakaje yari barushamwe heruka ryari 2010 kangahe oyi yindi kuvuga niyo muri uyu mwaka muri uko kwezi erega statistique barongeye barabarura 2024 bagiye gukora icyo bita door to door urumva urugi kurundi babarura 25 z'ukwa kane nubwo iyo wegenda babara ntago uzi ngo bagenda kukibaragaza ko ari 10 bahita bajya kuri kujya bita ngo ni taux de mortalité na taux de naissance ngira nibyo bahera bareba icyo bita impfu n'imibereho ibintu nabonye bikomeye cyane kimwe buriya muri ubu buzima icyemezo cy'ukuriho icyo cyo rwose natinyemo pe arashaka kubona oya hari n'icyemezo umuryango umuntu yapfuye ngo baragenda bakamwanukuza hari n'icyemezo cy'uko umuryango umuntu wabo wapfuye nabo bajya gushaka icyemezo cy'uko yapfuye kandi baramushyinguye tujye mu bindi mw'ababyeyi umwe yitwa Bruno Fernandes pasi ya 19 Manchester assist ya 19 nahoze mbona ari umupira mu mukino yasubije inyuma wohereza Casemiro utahanze kuruta so ura mwana ngo ni Amadiyaro bavugaga bamwe bavuze ngo Bruno ngo yanze gushota ngo ashaka ngo asiste ngo ya 20 ubu se imitwe 3 okay uburyo butatu Maguire Harry umupira bavaniyemo goal line hari umwana wo hakurya hano hepfo wa Cote d'Ivoire Madi sinzi morale ye yaramanutse numwe mu bakinnyi ubona ko atishimiye gukorana na Michael Carrick ntabwo yishimiye gukorana na Michael Carrick kandi kwa Murim yari hejuru gusa bakavuga ko Michael Carrick yagize impact ikomeye kuri Benjamin Sesko kuko yasanze afite ibitego 4 muri shampiyona ubu ngubu bafite ibitego 10 muri shampiyona ubwo bivuze ngo ku gihe cya Ruben Amorim ariho yakinnye imikino myinshi yatsinze ibitego 4 ariko kwa Carrick hamwe nagiye nakoreshwa asimbuye amaze gutsinda ibitego 6 akaba ari we rutahizamu wa mbere muri Manchester United wamaze kuzuza imibare 2 cyangwa se double digits abandi barimo Casemiro ufite ibitego 9 barimo Bryan Mbeumo ufite 8 barimo Mateus Cunha 8 Bruno Fernandes 8 witwa Casemiro ameze nka Joseph Saki akaba rero Casemiro nawe yihariye ko uyu mwaka afite ibitego 8 by'imitwe manu yasimbuye asa akaba ari umukinnyi wa kabiri umaze kugira imibare myinshi nyuma ya Harandi ufite ibitego 13 by'imitwe imibare ni ikintu imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge win 9 mwabonye Manchester yambaye akantu kanditsemo ngo red mu gatuza ni campaign hari abantu bari bazi ngo ni umwambaro mushya uzambara sezita no gufasha kugira ngo hari NGO ifasha abantu mu buryo busanzwe iyi myenda bari bambaye rero barayigurisha amafaranga avuyemo cyangwa se cash zivuyemo bagahita bajya kuzifashisha abo bantu hanyuma no kuri match ya weekend ya Man U y'abagore ikina n'ikipe ya Tottenham nibuka neza ahubwo bari bayambaye nubwo baratsinze 1 muri match iheruka oya nganyije 0-0 ahubwo batsinzwe na ntuza na Bayern muri UEFA Champions League babanganya na Tottenham ku 6 ubusa ku busa nibwo nabo bari bambaye
iyo myenda kugira ngo bafashe abantu bibazaga ngo amasezerano iyi kampani ifite Snapdragon yararangiye. Snapdragon ikaba processor muri ntuza muri Google urumva hari ukuntu habaho za Microsoft cyangwa Windows kangahe n'ibindi iyi Snapdragon rero nayo ndumva abantu bakoresha Samsung ariyo bakoresha nka processor muri Samsung yego na za Windows ariko arizo bafite yego ni ibitego Casemiro ku munota 11 ndetse na Sesco ku munota 43 byafashije Manchester United nibura kubera ko ya ball yatwa ngo ari Qualcomm gutsinda biri kuri kimwe Brentford Snapdragon igende itanga ahantu hensha ko cyane cyane ku bantu bafite ibintu bijyanye na iOS Android Android so ngibyo ubwo game ikurikiye Manchester cyangwa se tugarutse kuri uyu mukino wenda ngiye ku mukino ukurikiye Manchester United irimo kugenda yemeza abantu ko umwaka utaha iri muri Champions League kuko aya manota atumye igumana umwanya wa gatatu kandi irimo no kongera ibitego izigamye ifite amanota 61 Liverpool yari yayifashe ku manota n'ibitego bari banganyaga 58 n'ibitego 13 Man United ifite 61 n'ibitego 12 zigamye bivuze ko barasabwa amanota yandabiri barasabwa andi manota abiri kugira ngo bemeze ko bazakina ifa Champions League umwaka utaha sibye ko nabonye arimo n'indi possibility buriya ikipe ya Aston Villa baramutse bayitumye gatwara Europa League yahita ituma mu Bwongereza azajyana amakipe 6 kuko yo iri muri enye za mbere muri Europa hanyuma gatabareba izindi ku rutonde iri muri enye za mbere n'ubundi yari qualified ubwo yaha amahirwe y'uko ikipe ya 6 Brighton nayo yisanga none Man iraza kuva imbere ya Liverpool ku cyumweru icyo basabwa kuri Liverpool nkeka ko ari inota rimwe byaba ririmo kugenda ari bashyira imbere ntabwo Liverpool izahava bazayikanikirayo bazayiba bayitsindiye mu rugo bazayobora kuri ariko Liverpool nayo il faut faire attention abasore bayo barimo ba Alexander Isak yari yatsinze muri weekend ubona ko Mohamed Salah nawe gake baramusezeraho muri style gake arimo kugenda aza wareba igifite igihungu cyitwa Liyongumoha kijyamo gisimbuye n'umukinnyi mwiza cyane kuri wing Cody Gakpo iyi saison nkeka ko akwiye kwitekerezaho nirangira akwiye kuzicara akitekerezaho nkeka ko ashobora no kuba umwe mu bakinnyi Liverpool ishobora kuzarekura bashaka kuzamurekura uyu mwaka kuko ntabwo byagenze neza abandi bakabamo Dominique Szoboszlai umeze neza nawe nakwita Mr Everywhere muri equipe ya Liverpool iyo yabuze ubona ihangayitse ariko kandi buriya na Virgil van Dijk akaba nawe ari umukinnyi ubona arimo kugenda againinga form gake kuko niba bavanye batsindiye umukino w'ikipe ya Everton ubwo nabo bari bamaze guhirika match ebyiri zikurikiranye batsinda so nkeka ko iraza kuba ari battle ya top 4 yo kuhatanira konfirima umwanya kuko Man United iramutse itsinzwe mu byumvikana umwanya wa gatatu yabivuyeho kuko Liverpool yabirusha ibitego nubwo baba banganya amanota ariko se itsinzwe se kimwe ku busa byabanganya amanota n'ibitego byose ubwo bahita bajya kureba cya kindi cy'ibitego ikipe yatsinze byinshi kumwe byagenze kuri Arsenal na Man City ifite nyine yinjije mu mazamu ya adversaire bahuye ibitego byinshi icyo gihe wahita usanga turebe kuri Man yinjije 60 Liverpool 50 na 7 ubwo yaba Man United yabikiri imbere gusa they are in the right direction kimwe mu byo babanaga baramaze iminsi babura kuri ziriya match zirimo za Leeds hari ukuntu byageza ukazajya ubona akantu ka confidence nuko kuntu defense yabo yari maze iminsi ababanira irimo abasore babonamo amakarita y'imihondo nako imituku n'ibiki ukabona spirit inkuru irimo kugenda igabanuka uragumisha Kariki muri Mani
kimwe mu bigaragara ni uko nka permanent coach mu gihe kizaza yaramutse abonye itike n'ubundi ariko nabonye cyane cyane byatangiye kuzanwa nande Jamie Carragher abati mu gihe United yabigeze muri Champions League igashyiramo ibirenge kwa Kaisers ariko igejeje ku mwanya w'ibyibuze wa gatatu niwe mutoza wenyine ikeneye hanyuma Karike akaba muri wikendi mbere mu kiganiro gitegura uyu mukino gutsindwa kabiri konyine batsindwa na Leeds ndetse n'ikipe ya Newcastle bavuga ko rero ku bijyanye na Mike Carrick ubona ko afite we kuri we ubushobozi bwo kugumana iyi kipe mu kiganiro gitegura uyu mukino baje bati ubona ari hehe ushobora kongera imbaraga maze batese muri defense ubona wakongeramo abakinnyi ati wapi ntabwo ari secteur dutekereza ko ariko nanone bakongeramo bakeneye umukinnyi usimbura Casemiro kandi uza agakina 3-4 ntabwo ari mikeya kandi kumubona bakeneye muri mediane byuza abakinnyi babiri hatangiye campaign kumusaba kugumamo abafana bamaze iminsi babikora kuri Instagram Mateus Cunha yanditse ngo one more Casemiro amusaba ko yahaguma nubwo nawe yabonaga baji y'ikipe nawe atangiye kuyizamura ayisomagurirwa inshuro eshatu amaze gutsinda ariko mu kintu cya mbere cyihutirwa cyane no kubanza kwemeza ko Bruno Fernandes we